kugeza ubwo ngewe batandukanye nari ngiye kumena inkuru none numva gahinda karangije yari yaramaze gusinyisha Titi ngo aze muri filime ye Big Mind agomba kuzajya ahuriramo mu dusene tumwe na Nyambo uzi ko ari umu YouTube ukomeye utari na hano mu gihugu wabahaye iyo nama arababwira ati mucire birarura mupanga ibyanyu mwiyubake sarere ni sarere ariko iyo wikorera uba wikorera baragabana umwe akavuga ati vlog zizajya zica he hano filime cehe icyo batamenye nuko ikintu kidaherekejwe no gusenga hari igihe uzanga uri kujijisha imitima y'abana abanyarwanda bakanga gukandaho kandi hariya nari mfite amakuru yuko bari gupanga gusora invitation iyo ni breaking kuva kuri Sam Karenzi ku munsi wa launching ibyo se nari maze ibyumweru bingaye mbivuze ndatangira mvuga abantu bitwa ba Lorenzo bahawe proposal the same day na Nepo mu bicasinya mvuga uburyo bari kari batinze no kubahakaza kijarajara kivuga ngo ndazana nde wanyawe buriye disabiti waruzi kari mu bantu bimena bateye inkunga SKFM abantu bakanavuga ngo kucyaba badahabwa imyanya hariya aba bari fitandi bari potinga bagafata bingaha aba nabakire ari mu batera nkunga mvuze iyo parikuru kugira ngo mubanze mu byumve akaba n'inshuti ye Sam Karenzi igihe kigiye kugira ngo abivemo ibi ni Imana ibikoze yakunze yabonaga ko atwenspira ba grand frère be muri Amerika ba sister be nawe yari afite dossier reka mbimenese na nkunda nukuri ndagira ngo mbibutse imwe muri radio mpuzamahanga akorera imuhemba kayabo kari hejuru abingahe by'idolari ureba ha iyundi wari umuhango wa launching byageze saa 10 YouTube iri kubabwira ngo mwarengeje ibisabwa ngo mumonetize muri gukora icyaho akangati nta mwanya ndawe nazi ibirasobanuka nsomagura ibirango se nturumbuka niruka erega nibi neza naravuze ati izi mikoro ngo bari kubakumira operation nibwo zitangiye nibwo mugiye gusobanukirwa kandanda ya Sam Karenzi genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire Promosiyo y'ibibanza dusoza umwaka Dream Town Rusororo miliyoni 7 na miliyoni 4 n'igice na Bugesera miliyoni 2 n'igice Inyamata mu mujyi miliyoni 6 Ibumbogo Musave miliyoni 10 hose ni mu miturire waba ufite ikibanza cyangwa inzu ugurisha hamagara umurongo utishyurwa 6070 na WhatsApp 0783 93 soza umwaka neza na Marshall Rio Estate. Tandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe waba ufite hoteli waba ufite moteri barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ameza nk'ayanga wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe igishuro ntago bikirizo zawe ku meza nk'ayanga yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda Beauty and Wood Limited igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda abazaniye yameza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije bakanyamabuye meza ateye amabengeza biti biryoheye amaso indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya imbere waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo apartment waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na ropo ni post umanutse gato werekeza Nyabugogo hejuru y'umuhanda niho uhitobona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited Beauty and Wood Limited igisubizo ku banyafurika. Yes, reka tubasuhuza abantu badukurikiye bari mu mujyi wa Kigali Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru abantu bari muri East Africa abari hanze y'u Rwanda bwota amasimbi America Australia Canada n'abandi mwese urabyishe wari kuvuga bajya banavuga ngo bidutera ishyari nyine bagenzi bacu tuba tuganira ngo mwe ko mutatu noneho ngo kuki ngo mwibanda ngo aba YouTube bibanda ngo ku bantu bo hanze namba nubivugiye rimwe rero ataba diaspora cyaba ari bwota amasimbi noneho wovuze nk'ibihugu nkabinga ibindi urabireka ni ikihe nibagiwe oya bikomeye abantu bari mu Bubiligi uzano ari kandi navuze Burayi ari kugera ngo Amerika bahita bavuga ati hari icyo twabarushije ako kantu niko ngo kabi ngo handi ho barahapresizuza abakunzi b'urugendo bagendera online bari za Australia abantu bari
i Burayi abantu baba diaspora mwese yego ikibazo ubwo n'abanyarwanda bari i Burundi n'abari muri Kenya nabo n'aba diaspora oya bara n'abaturanyi wese unyibutsa ngo umuntu wa teze indege bwa mbere igendamo iminota 15 hitirandinga Gatiri kwicara ariko ngo yarategereje ngo komanda ari busabe ngo aravuge se ndakaga kofi ndaka ubuntu bw'ubu hari ubuntu ngo bwita ubu fish finger ngo ubu snacks baramubwira ati murarandinze biteye ubwoba ubwo urumva rero ngayo nguko abari hano hafi bamwe ni bacuti bacu abandi ni bagenzi bacu abandi ni abaturanyi ariko nanone natunguwe hafi yo mu rugo hamwe hake uhageze urababwa kandi sha uri muri position kujya utubwira byinshi uhafite inshuti bimeze neza ejo twaraganiriye n'umushuti wanjye uhari arambwira ngo nyine imvugo ni yayindi muryame musinzire mutuze kera habaga abakada ba FPR ubu ngo haje n'abakada ba M23 bagendana n'imirongo ubundi ibyo byose murajya mubisanga ha nakantu mba nciyeho gusa ariko byari ibyishimo Samu sinzi nimba warabimenye nge nageze kwa SK Samu Karenzi ibyishimo birandenga Ndahiro Valence papa ntunzi icyuma mbatsomye icyapa banagitamiye none rumva ikintu gitangaje uriya muvandimwe Samu Karenzi yego kubera urabona izina rye rijya kumera nk'iryanjye Samu Karenzi Samu Gakire yego wibaze ko dosiye buyishikiriza ubushinjacyaha dosiye urabona bamaze kuyikora ihita kugeraho nyine muri systeme bahita baguha message nsanga hariho amazina yanjye Mudukubo alias Samu Karenzi ndavuga ntumugabo arabafunga ndavuga uyu muntu iyi nindi breaking ari kurekuye mu mayeri umuntu warubizi breaking zawe zose urumva kuvuga ibintu biremereye jewe nabonye izina ngo iki izina ryanjye we cyari ikiganiro wakoze ari ibintu bigomba kubazwa mwebwe mukagira uburyo mu bitambukamo hiyongeraho ari yasi Samu Karenzi ubwo ni muri bya bihe yamenaga ama operation urumva nk'umuntu wakoze dosiye ashaka yari atarazi ko batandukanye atarazi gutandukanya Samu Gakire na Samu Karenzi we ahita hari n'ahantu nakoze kuri radio najya mpura n'umuntu nkamubwira ni Samu nitwa Samu Gakire nkora ti mu rubuga rw'imikino se ndavuga ni wowe Samu Karenzi sije uriya ni legende rwose muhuriye ku bukire ariko uriya ndamwubaha kubukire ubuhise ndamwubaha ngayo nguko rero ejo bundi nabonye radio yataswe ku mugaragaro yari yaranatangiye no kuvugisha benshi amagambo ngiye kubona mbona mu bantu bari kuyifungura twabonye umuyobozi wa RMC Scovia twagiye tubona n'abandi bantu batandukanye nuhagarariye RGB yego RGB bose twarababonye tubona wari uhagarariye inama y'igihugu itangazamakuru mbere batari bayikuraho bita Peacemaker cyane uriya ni umurejante nawe cyane mu itangazamakuru bari abantu bose rero nyuma yo kubabona kandi nkaba narinzi ko umukada wigeze ubreakinga yego uvuga ko Samu Karenzi ari umushumba ngiye kubona mbonera guhoberana nawe ndavuga ntumukada kandi bino bintu maze kubibona inshuro zirenga imwe maze kubibona umukada ya breakinze inkuru ya Mutabaruka ko yirukanwe kuri TV1 umukada hadociye iminsi mubona yicaye muri rirarashi oya narakumiraga ahubwo nibasabe bari bamwiro naza ndababwira atamakuru buriya rero buriya bakoze inkuru nko kuwa kabiri yatangiye kuba trend aza guha ikiganiro Pizzo kuri Maxi wa mucuti we wundi yitwa nde mushuti wande wa Pizzo bakoranaga hari umujama aherutse guha akazi mu minsi ishize
ni umucuti wanjye mbabarira yitwa nde niwe wari wagikoresheje mutabaruka icyo kiganiro noneho agikora kuwa gatanu saga yaratangiye kuwa kabiri basabye banandika amagambo akomeye ati n'ubundi gendere baguteshaga umutwe nge ntangira kuwa mbere muri rirarashe nabivuguruje kuwa gatandatu ariko nanjye maze icyumweru narasinye mbagenda runone ibiro mbyikara nyemerera rero mbanze nanagushimire kukurikirana kuko nimba uba unabizi yuko mba naje mu bambere breaking ibintu nyuma yaha abandi bakavuga amagambo menshi bakabizamo nyuma nayo ni intambwe ngomba kwishimira ni ikintu cyiza abantu baba batangiye banasebya banavuga ngo Sam Karenzi ahantu yagiye akorera turabiza amafaranga yahembwaga amafaranga yitangaza makuru niye business yindi wagize izo za SK Sports Center yenda ririya duka afite mu mujyi ricuruza imyenda y'abakinnyi n'ibiki naryo rije vuba hari no kuntu nana breakinze ko atakiri gushyiramo imbaraga nyinshi hari n'abantu bajyaga baza bakamusebya bakavuga ngo aya ni amafaranga mwakuye mu kugurisha abakinnyi ba APR nawe yagiye no kugihara bivuga ni byinshi twavuze ariko ibyo mvuga byose ndavuga ngo sinkeneye nanabimubwiye sinyeneye umuntu nkoraho inkuru ampurisi nkunda nka Sam Karenzi ngo haza abantu bashaka kwigira nkaho bamukunda kundusha madamu waramukunda ababyeyi be abavandimwe ariko nanjye mba ndi hafi aho nawe buri hafi ariko sinigitangaza ku buryo mugenda hafi nkamenya makuru kugeza ubwo Sam ubwe tunari kumwe kuri uriya munsi wa launching yananyihereye breaking news nuza kuma kanya ubwo nazo ndazinjiramo ariko ari nacyo yanashimye nanagusubiza ijambo avuga ngo ndashimira ngewe Sam Karenzi niyo yaba naragiye ibintu bikajya mu mazina ye no kumenya kuragira ukaragirira abantu bafatika babakire nabyo ni byiza ariko niyo yaba ari blessing no kumenya uburyo uhuriza abantu hamwe kuko niwe munyamakuru utangiranye publicité nkizi anashimira abandi batera nkunga bafatanya bikorwa niko wabyita yitsa ku bantu bakomeye bagiye bamena mifungo koko nkuko twabivugaga abavandimwe be ba grand frère be ba Axel Horaho bagiye bigaragaza iyo ngeze mu bakire nka ba Baziri niho noneho bahita bambwira tuzisheke arekuye iyo ni breaking kuva kuri Baziri buretse iyo ni breaking kuva kuri Sam Karenzi ku munsi wa launching ibyo se nari maze ibyumweru bingaye mbivuze ntago Sam mwanga ndamukunda niwe munyamakuru wa mbere w'imbonera kuri nge ariko no kumenya guhuriza izi imbaraga hamwe ni ikintu gikomeye ni gift kandi bizagenda neza gutangiraniza imbaraga ahubwo injira muri twa tubazo nyine karaka intro narinciyemo kujya bisobanuke nana bisasira neza ibyo bintu reka mbanze bisasire neza abanyamakuru bagiye bashinga ni naho abantu benshi babikuye abanyamakuru yabafite igitangazamakuru cye atarara yewe n'ama YouTube abantu ntago batinyaga kuvuga ko umuntu ayiragiriye undi runaka umwanya wa radio cyangwa wa televiziyo abantu bazi Ankosini ava kuri Kiss FM ajya bagiye ngo ko uninga ngo Power FM aho hantu rero niho bahita babihera bavuga ngo abanyamakuru murabeshya ibintu niyo byabiri ku mazina yanyu muharije mu mubiragiye abantu bazi bagirishya nabayingana bazamukiye mu kuboko kwa Theodori ariko cyo bisobanura ari gukura umuntu arusa amafaranga ya ari gukure ariko uriya musaza baride marika bishyuraga mu byiciro bavuga ati nyabuneka nikiragano nicyo cyiza cyo kurekrita abantu mumenyeranye generasi yimwe bari bayimutirikije urekwa no mana ya Sabiyo twahuye babawe mana yabateye iteka ikintu bita frequency ntabwo ari ikintu gito papa uranagira umuntu uzakubeshya ntazagira umuntu ugereranya radio na televiziyo ubwo uzi ko frequency ziba zisigaye uzi nka Sam Karenzi frequency ahantu baba barazikuye yatayiguriye abantu bari bafite amaradiyo kera yagize we ugasanga nka contact irayiguhaye cyangwa se nk'abandi usanga
hari abantu baguze amafrequence kera b'abakomisiyoneri bagendera mu masogisi yego nka kumwe y'Amavubi yakinnye abantu bagura amatike ati nzayapandisha ku munsi wa mari ku buryo ubu yasize akaguru ku kana kavuga ati ni miliyoni magana angahe kugira ngo he frequence ubu amafrequence wabona ni Rwamagana ni Muhanga cyaravuze iryingahe ariko 12 yego huye naje biteye ubwoba aho rero niho nagira ngo nongere mbabwire indi breaking nabavuzeho ndi kumena abanyamakuru bagomba kujya kuhakora ndi kunkumura mvuga Maurice abantu batabyumva erega nanjye mba nataye ayo makuru ntabyo mba nzi ni sosi nizambaraga dushyiramo ndatangira mvuga abantu bitwa ba Lorenzo bahawe proposal the same day na Nepo mu bicasinya mvuga uburyo bari kari batinze no kubahakaza kijarajara kivuga ngo ndazana nde wanyawe cyane ko nyine bajyaga banamwirukana bakongera bakamugarura aho niho Lorenzo yagiye hashize iminsi 3 byose arabisobanura impamvu atagiye nawe nari na breakinze ko nabonye proposal ye harimo miliyoni gutya ngo installation uri kumva Mjembo natana byanga buriya naje no kumenya amakuru kumwe mu bantu b'inshuti ze za hafi bamugiriye inama baramubwira ngo cira birarura ari rigani bahuriye Kigali University nabagenze runono ariko icyambabaje muri iyi interview nuko nageza haravuga ngo ngena narebye ikintu cya sustainability ngo gose ngo gufata amafaranga ngo nyuma y'amezi 3 ngo sinongere kuyafata bisobanuye kayisatega iminsi nde babantu bikorera no kuvuga ati namba na leta ni imisoro yo ntiyahagarara ahubwo iri kwikuba abantu benshi bari bibajije Uncle Maurice umuvandimwe wa nyakwigendera Jay Paul Kabaka mukuru we ni umunyamakuru mwiza kuri radio na televiziyo by'igihugu ufite ijwi ryiza umwe mu bantu bafite ijwi ryiza cyane abantu bakunda bati yagiye kwa Sam Karenzi yasezeye se RBA ibimeze bite kibazo cyiza nyemerera nkitwarane n'undi muyobozi w'ikirenga ngite gutyo ko hari impamvu nyine mba mbivuga nk'umukada nari naranze no kumushyira no mu majwi ariko n'ubu singiye ko yamushyiramo no kugira ngo bisobanuke buriye disability ni pare ni grand frère ni umuvandimwe wa Sam Karenzi kugeza ubwo izi famiye zahuje kandi buriya n'Imana ihuza abantu n'abadamu n'uburyo bagenderanira n'uburyo bafashanya babana hafi n'ikintu gikomeye buriye disability waruzi ko ari mu bantu bimena bateye inkunga SKFM ibyo tubibererekere umunyamigabane se ibyo tubibererekere nyine ntahuranye ariko ndagira ngo mbibutse imwe muri radio mpuzamahanga akorera imuhemba kayabo kari hejuru y'abingahe by'idolari ureba ikomeye ubwo nabyo mba ngira ngo izo ngingo nibishaka tuzinjiremo cyane imbaru no kubyumva gutyo tuzanabikorera party kuko turaha nyine kujya tujye tubasusurutsa iyo nayo ndayizi aba banangwe bakoraga kuri RBA bakorera n'izindi radio mpuzamahanga amateleviziyo uyazicyongereza z'igifaransa byageze ikiganiro cya mbere yazanye Cafe Sport kiza mu busesenguzi bukomeye ariho hantu hambere Sam Karenzi yahoberanye na Sadate nyuma y'imiriro barekuranyemo aragita kubera inshingano nyinshi abantu bakanavuga ngo kuki aba badahabwa imyanya hariya aba barifite handi baripotinga bagafata bingaha aba nabakire ari mu batera nkunga mvuze iyo parikuru kugira ngo mubanze mu byumve akaba n'inshuti ye harimo ibintu bibiri Maurice yagizwe umuyobozi kubera koko abishoboye nawe yavuzwe ibintu byinshi cyane muri zatsinda na roto n'ibiki urabizi hano bavuga ati radio y'igihugu ubu koko radio Rwanda izazirwanire publicité na radio disi ya nguvu kwamamaza B1G koko barekeye mama urwa Gasabo Isango Star nabo bagafata za company zikomeye matora nziza niyi birungo byiza nibi dore nyaboneka ibi ibiryo byiza dore ubuzima dore RBC bakagendera muri uwo mujyo ariho hantu bagaye biriya bintu byatsinda bakavuga ati ibi bintu birasobanutse sugukama abaturage nta n'amafaranga bafite byagezwe iki ugeze ubwo nejo ndi kuri match ya Real na Aperi n'ibiki yari ari kumena muri stade warabibonye batanga Kia Sorento ahirita Maurice we kubera ko yabaye umuyobozi umunsi ku munsi kera najyaga nanacikwa ngavuga ngo Sam Karenzi igihe kigiye kugera ngo abivemo ibi ni Imana ibikoze yabonaga ko atwenspira ba grand frère baba muri Amerika ba sister we nawe yari afite dossier
reka mbimene se nankunda nukuri erega makuru aragora Samu namwe mujye mugenda muyatare mwumva ukuntu wowe urabizi kambwire babana bajye bagenda bayatare babatangiye kuvuga ibyo navuze mu byumweru bibiri yari afite iyo blessing kugeza ubwo Samu yananyibwiriye ubwe ngo ndi kugenda gake muri SK Sport Center kumbi haje yo blessing kandi koko naranabivuze ngo iyo umuntu aje kuri radio umunsi umwe bakamuhereza inkeshatu ni ikintu gikomeye n'urukundo abantu baba bamwereka yego rero Maurice we agomba completely kuba ari hari umuyobozi akora inshingano umunsi ku munsi bitandukanye na Sabiti uri mu zindi inshingano ukora ikiganiro nka Magiskire Propo mpuzamahanga za TV5 Monde ziba ziri kuri iyo kariba sinzi nimba uri kumva icyo kintu ukorera radio mpuzamahanga nzaza mbisobanura reportinga nimba ari kabiri mu kwezi akanuka iminota 30 bagahubanuza ariko kwiga wagize ngo niki si zahabu kwiga ni byiza indimi zose ibiswahili biki byose aramanuka desemu na Maurice buriya Maurice aziyingara azigiswahili azicyongereza azigifaransa azikinyarwanda publicité magaranye na Karenze ejo bundi ku kirori byaye bigeze nko mu masaha kumambwira ngo usibyaga publicité k'amasegonda Maurice yashyize kuri SK YouTube iyundi wari umuhango wa launching byageze saa 10 YouTube iri kubabwira ngo mwarengeje ibisabwa ngo mumonetize muri gukora icyaho akangati nta mwanya ndawe nzi ibirasobanuka ngo menye password ya ariko uziko nakurikiye YouTube yabo bayikereye uwo munsi 8-5 narebye ukuntu cyari live ndavuga nta abantu mu bitora banyarwanda bandika comment atumukadahuye na Rorumo siburiya tuba duhuye uri kumva ariko ukuntu wahubanuzaga baba we nsomagura ibirango se nturumbuka niruka reka nibi neza naravuze ati izi mikoro ngo bari kubakumira operation nibwo zitangiye nibwo mugiye gusobanukirwa kandanda ya Samu Karenze tubivaho rero Maurice ari hariya Sabiti aje gusponsoriza gusapotinga aje gutanga umusada ku muvandimwe wa kadasohoka Sabiti afana Samu Karenze nkuko nanjye mufana wagomba kuguma muri izo nshingano ariko agatanga umusada wa mu gitondo kare cyane inshingano Maurice boss hejuru umenye uko adiringa n'abatera nkunga akaba Samu Karenze urakoze cyane reka nkwinjiza ahantu handi mukanya waruvuze ngo ujya wibreakingira ibintu abandi bakabyuririraho bekanambabaza ndibuka iyi nkuru wari wayivuze ngiye kukubwiraho yego waraje ura breaking uravuga ati ibi bintu bya Nyambo na Titi bigende mu gake twari kumwe ahamana yanjye we twari kumwe ahangaha ibyo bintu abantu ntago babihaye umwanya bahise urabizi ko ibinyamakuru abasisenguzi ngo ibyo bapfuye iriri baragende baravuga ariko uko wari ufite amakuru ya gikada yego nanjye hano nari nicaranya ndi yego yiriya filime batangiye kwahuranya uburyo filime yabo bari gushaka ko abantu bazayisohora bayihaye tension abantu bose bahite bavuga ati kumbi ko bari batandukanye none twaba tubonanye muri filime kandi bazarebana gute bazakundana gute bazara abanzi kandi ra couple yabo yakoze ku mitima abantu kubera uburyo bakundanye kubera uburyo Nyambo yabaye nk'umuntu ufata Titi akiva i Madrid amumenyereza ubuzima bwo hanze amuhake y'abantu barabyishimira n'imyaka Titi yaramazeyo yego abantu barabikunda ku buryo byakoze abantu ku mutima nge nagize abantu benshi bagiye bampamagara ngo se koko nibyo nanga kwivanga mu bya politike mugari wawe uri navuga nti reka tubitega amaso tuzabireba ko nawe wari ufite amakuru nari mfite amakuru ya filime ariko nanga kwica umushinga w'abandi ko ntago nari uravuga ati nta nuwamenya nimba Nyamba atinyuka kaza gafata poste zose z'urukundo ziri romance kuri rurarwega kazisiba bagaterana amagambo amarayiva kaba abitwa bande bamenaga bakasuko bakavuga ati n'ama video arahari ibyo nkuru twagiye tuzivuga nanjye hari ibyo yenda nabonye muri telefone ya mucuti wanjye bibaye ngombwa nabatungira gatoya
nukuri narayibonye hari ifoto nabonye gutyo tugenda tubivugaho ibintu byinshi ngeraho nyine nza no gukora inkuru mfite agahinda nibaza ni koko birashoboka ko iyi nkuru yaba ariyo ko batandukanye kandi hariya nari mfite amakuru yuko bari gupanga gusohora invitation ndavuga ati barambeshye mbega suruse zacutse mbega abantu ariko mu nkuru ndabivuga Samu ndavuga ngo hariya mafite amazi Kiramani yaje no kumvumbura yagiye mukoraho inkuru kenshi hari n'umunyamakuru umwe ukorera kugiye yigeze kumbwira bari gumukada ngo buryo ukora inkuru bigaragara ko bazihawe na ba nyirazota ariko buri ubigenza ute ku mugani kumba numva uvuga zandani ku muntu ku buryo ariko umuntu anagukunza akabona ko nibyo wabivuga neza mu mujyo uri discipline nayo nindi blessing hariya rero Kiramani yaje kumvumbura nari mfite umucuti wa dondoshaga amubwino ariho hantu nabimenyeye mu bambere nukuri ntago ari bibisamu inama zakozwe kugeza ubwo nejo bundi yari yaramaze gusinyisha Titi ngo aze muri filime ye Big Mind agomba kuzajya ahuriramo mu dusene tumwe na Nyambo uzi ko ari umu YouTube ukomeye utari na hano mu gihugu wabahaye iyo nama arababwira ati mucire birarura mupanga ibyanyu mwiyubake sarere ni sarere ariko iyo wikorera uba wikorera baragabana umwe akavuga ati vlog zizajya zica he hano filime icehe iwawe ibyo bintu rero bya filime ntago nigeze mbikirwaho na rimwe before ahubwo nge hari mu rukundo rwinshi harimo na Chita wirirwaga batwara kwereka kwisambu twe tukavuga ngo ni za content kumbi harimo akagufa kugeza ubwo ngewe batandukanye nari ngiye kumena inkuru none numva gahinda karangije kuko byabaye kuko basibye kuko ama Twitter space ari kuba bandagaza nari namenya amakuru ya invitation nukuvuga ngo rero nyuma yaho bigaragariye ko ari planka nukuvuga ngo ntibabeshyaga ni bya bindi utegura ikibuga ukongera ugatizinga amaranga mutima icyo batamenye nuko ikintu kidaherekejwe no gusenga hari igihe uza ngo uri kujijisha imitima y'abana abanyarwanda bakanga gukandaho yego bakavuga ati iyi experience uyiduhe baburetse uhite winjira kuri iyo filime hari igihe ugenda ukarekira nk'aba YouTuber nk'abakinnyi ba filime cyangwa abakinnyi b'umupira ukavuga ngo mbe niheje gato kazagaruka barakwibagiwe barakwanze bakakubona imboga mu menyo bakabona ibinyoma byawe none batangiye gutizinga bari kumwe ahantu ngo aba besto na za poste se barazigarura ite ira system ni ya Diamond rega ira system buraniyo Diamond yagiye kuririzinga narahuranya ngahibaze ko mana yanjye barangiza babavugaho nk'abantu bari gutwika uza abantu batewe ama strike bagahabwa fata ijambo uza abantu batewe ama strike ngo abantu uri gutwika ukeneye ko bakuvuga uri gutwikira ikintu cyawe na babantu baba muri urwo ruganda utangiye kubanduranyaho nawe ufite ceno ko naba basamu gakire bigiye computer bariya ba jarasi biziki ko mwabiminujemo ibintu yababawe aciye urwaho witwa Jackson dushimima nibwo yabisobanukirwa agaha kari kuwundi kagira gute nagaruka nibagaruka ntitubivugeho turabyahoranyije da ubu nukuvuga ngo umunsi dukora ikiganiro nibwo wamenye ko filime ihari ari imitwe cyangwa wabimenye mbere umunsi dukora ikiganiro nge nawe ubimbazaho ndakonkotinga Nino TV ndavuga ati nge narababaye ubwo namenyaga ko umwe mu nshuti zanjye ukora ari kwa Kiramani yambwiye ko hari na invitation ibintu bishyushye bikomeye ikintu cyambabaje ni story navuze icyo gihe ukuntu ngo Titi nyine urumva we nari navuze uburyo Sabeana mu blessinze akabona inzu hari igikondo none ndavuga ngo hari igihe anyuzamo agatira mama yake nyine imodoka akamubwira ati nizi imodoka agahita amubwira ati yapfuye reka ndebe undi mu best ngutirira agahita muha connection ikindi kijabo ati niriza sheri adatambika ibire bana numvise iyo nkuru ndubirwa ndavuga ati koko iriya nzu niyicuza ko ariyo yahisemo nagura icyuma
oya sirani ariko Titi muri iyi minsi yari yararekeye ubona ko n'ama challenge atari kuyagaragaramo y'indirimbo bimwe bamukundiraga ubwo nawe tumwakire muri sinema nk'abandi wabona agiye gusimbura Nick Dimples reka tumwakire kandi ibintu bibesawa cyane ariko nanone ntabwo ari ngombwa filime yabo nimba ari nziza abantu banayikunda batiriwe bagera bahimba ibintu ngo sibi ibintu ahubwo bari kugendera muri uwo munyenga w'urukundo rwinshi bagahita desemerega tujye tuvuga facts yego yazanye abantu bazanye ngo reality TV show za Banabarinda na Nuza na Bakadete urabyibuka bukeye ngo hazamo ibintu by'aba diaspora umwe yakunzwe n'umu diaspora n'undi yakunzwe umu diaspora biza kurangira batandukanye ariko Philipita itababwira ati muracyari ku gatrendi ni munyarukira kuri The Choice mbereka kandi ga season dukora byararambye se abanyarwanda ntibakinishwa nago bagaraguzwa gati ubabeshya ibintu hari n'abana barizerega bagiye bananirwa gukurwa urutozi bikarangira bomo abanyarwanda utangiye kubabeshya nagwe ibi bintu n'ukuri kose ariko icyo wari uvuze cyo nemeranya nawe nuko iyi couple yakunzwe kandi bazana undi mujyo w'ikibesto ku buryo byensipiye abandi bantu dore ko urukundo rw'ikigero rusigaye rubabaza abantu bikinga muri iyo shadow y'ububesto ubona ko ari sirenge bazanye bayitwaramo neza birabahira tu nyine different na mugenzi wabo Miki wabigiragaho we nono Kasuka ari kuvuga ari kumwahuranya uzana n'ibyaho dere sabirabi none umuntu wahuranyije rero burani Godifata ejo yakoranye arangije ahita avuga ngo Kazuku ngo ari gusaba Miki ngo aramubwiye ngo shango ngo ngwino tunyaruke ntibiti Godifata nadina ariko mugani ngo ni mucuti nyine baba batwikana ni ibintu biba biri aho na reality irimo mugani wa Knowless ngo ni 1 minute man numvishe na aga ariko mwaho ngo wahagira ngo utaratumbaye murabwo oya byose ni ibinyoma hari nawe abayavuze ibintu bya hoteli ya Oseya urumva ko Kamemeye n'umuntu woga unani nawe agahita yahuranya ariko gare akantu kabaye abariko sha uri akaba kababaje buriya rero ibintu byose nubwo ndi guseka ariko ntago nishimye kubera iki se Samu wanjye reka boss wanjye Buramfite abantu babosi benshi hano muri Kigali narababaye baburetse narababaye nabonye abana batangiye kugenda bagukora inkuru batandusha amakuru yawe iri Gasamu nukuri kose nimba muri kuri iyi mihanda mwirirwa muvuga abantu kuki mwebwe mwamwumva ko abantu batabakunda abantu batamenya ibyawe nge no kwa Jarasa mbaza akantu gatoya cyane sinahuranye na blessing wirirwa abana baba bagasogi bane ibyo sinabyo nuko ari akantu naceho kwa Jarasa ariko si ibyo uri mu bantu bakoranye n'ababosi benshi ahubwo nzakubaza depression yakubayeho ni gute wewe wari umuntu wa showbiz ukorana n'abantu muri showbiz hosting ibitaramo hakurya hariya Garama nyine niki nahuranyije uri kuri urwo rwego uri muto nje nagendaga mbyumva ahubwo nje numva guri n'umupapa uri umuhungu wakizinda yamaze gutuba nukuri kose ejo bundi nje nabitekereje ndi kubona wa postinze Ntuza Marishari n'ibyiriya kipe numva birantangaje ariko mbikubazaho gatoya sinabyinjiramo kugeza ubwo n'imikoranire yawe yaza ndani na za Bani Boys urabimesha nza kumenya ibintu bya ndani nyine ngo inside shanza byahoranya tutari kumwe uzanshakire nkavuga wamaye se uwo navuze wa Nyamasheke shaka mukoresha ukavuga ati sabo bakora liste shako nanjye ari cyo wabaguhaye bagarutse mu biganza sha ikintu tize ni ibitutsi haryo umwe na Manibu wahuranye ibitutsi ni Manasi ateye ubwo iriya content y'ibitutsi nukuri nge naratanga mbabarira ndagusabye nimba ko kuri umuntu wanjye koze isoni Satani akantu k'amasegondane wa hostinze Vestina na Dorcas ari impinja konyine sha uraba unkumiriye nta handi nzabimena kumbi nitubimenye ngo ari kukwaka nde
ngo yakwakaga ndengo yemirene nkaho wanamwahuranyije ukavuga ati nukuri ati nanjye abo bana ndibuka nguha nimero ku bintu waruzigeno ari gusarura amarubumu nigeno samu ntibikakubabaza ariko ni hewe niki cyaguteye depression yo kuva muri showbiz wabagamo nibyo ntarinzi namenye vuba bikarangira winjiye muri gospel mu rugendo ubwo rugendo ni mwacupurini nimero imwe Jumbabarira nahuranye nimba utabivuga ubu ukomeza icyo kibazo ariko wumve ko nkwibikiye reka nkubwire ibintu byanyibabarije uraswicinga uva muri showbiz uza mu bakozi b'Imana n'ikitwa ubuhamya covid igenze nyuma urugendo online Imana iraguteretse dore nanjye nyine waranteretse ariko ibyo bintu byaranunguye mbona n'abana batangiye gutobanga inkuru zawe none uzankumire bazitobange ngira cyakubabaje ngo wagize aba boss bene narabamenye bose Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo